kumagarja mu muhanda bidi sikona ufite umutima ntabwo twaganira se man wo nguyeho ndi kuri telefone ubite ahubwo kunyura bite ese kugusuza ni ikibazo kandi ntabwo ari bari ko bajye banye umuntu ari bise kuri telefone ushobora kumagaza ariko se aho ubu kujya gusa nyine nashakaga no kukuvugisha icyo bitwaye meze neza ubona nameze neza urabona ikibazo mfite oya nta kibazo ufite gusa nyine nshaka ko tuganiraho gatoya niba ntacyo bitwaye ariko ubu urifashe sibyo Rina umusanze uri kuri telefone ari gutaha ndi kwihuta ngo tuganire mu muhanda ndiyo ramanuka mu muhanda gute nose niba nyine ntacyo bitwaye sibyo wanyanganiye byiza tukavugana n'iminota nk'ibiri mani ntabwo nyamagara mu muhanda basi nyine nk'amasoga na 30 okay ngaho vuga kutavuga mbona ushobora kubusuzugura vuga ibyumbwira ako si nasuzugura nose mati ndi kuri telefone nubwo uramagakije mu muhanda abantu bose ngaho vuga wagiye wubaha umuntu basi muhe bwa mbere ko utazi icyo ari cyo ngaho ntabwo yemeze neza urabona ikibazo mfite rebe nyuma ndabona ntacyo ko nashakaga ko icyo nawe njyewe mfite nawe mbere yo kumbwira se iryo jambo wabanje uritekerezaho n'ubundi wari usanzwe unzi ya njye mu busanzwe nawe nsanzwe muzi kuko nyine urumva njye ni hano muri izi karitsiye urumva nyine njyamubona kenshi ucaho uzamuka umanuka ujya guhaha urumva njye nyine nsanzwe mubona niyo mpamvu nyine njyewe ntabwo nyine ari ibintu binunguye kugira ngo mubwire ko nyine nifuza ko twaba inshuti ni ibintu nyine natekerejeho maze igihe nyine ntekerezaho nifuzaga ko nyine njye nawe hanyuma se ukumva byakumara iki kuba inshuti yanjye nawe inshuti nyine just bisanzwe tu nta bindi nyine byinshi ubushuti nibwo ushaka hagize n'ikiza nyuma wenda nacyo nakubwiye ariko nyine ubu urabona nifuza ko nyine you and me just friend and best sinkushuje ariko ndakubwiye ngo hagati aho nta gisubizo sibyo kubera ko fata mbanza utekereze unsaze kuri telefone uzinavuganaga numibiza okay njye simvuze ngo kuba inshuti yawe ngo kuba inshuti yanjye ngo nawe ngo simbikajije ariko ibyo ibizarengaho nyuma simbizi kuko ntabwo mbizi ntabwo uzi nimba ndi singo ntabwo uzi nimba ndi n'umumama ntabwo uzi nimba ndi n'umukobwa no nabyuze no kuko ni bwa mbere ngiye mvuganye nawe se byo okay kuba inshuti yanjye kuba inshuti nawe savanda byemeye nta kibazo sibyo ariko ibizarengaho okay yeah my name is Skill Rina. nice to meet you. Nice to meet you. Okay reka nizere ko wenda next time bizaba byiza kurusha It's okay. bebe ihangane nyine ko naguhagaritse hano mu nzira
gusa nyine nibwo nari mubonye byibuza umuha umwanya bwa rimwe tugira ibyo tuganira. Wenda mu by'ukuri ntabwo navuga ko wenda ari ibintu byiza cyangwa ari iby'agaciro ku bandi umukobwa mwiza nkawe wimakatse hano mu muhanda, gusa nyine nta yandi mahitamo nari mfite. Nifuzaga ko bibaye nyine ari ibishoboka wenda wampa nimero zawe next bikazaba byiza kurushaho wenda njye nawe tubaye turi ahantu hatuje ha babiri gusa niba ariko nta kibazo. Gusa nyine nifuzaga ko nyine ibyiza byazaba hagati yanjye nawe, twiyemeye nyine kuza kunsura byaba byiza kurushaho. Njye nkaje kugusura tuzabivuganaho kandi cyambere muri contact ibindi bizaza bizatubona communication hagati yanjye nawe ubwo nyine tuzanzura direct ntabwo naza kuweta ntabwo nahita mpfa kuza kugusura simbizi nimba uri umusore ntabyo nimba uri umugabo ebyino nanjye ndakeka ntabwo uzi nimba uri umugabo sibyo kuko tuzagenda tubana kuri fone tuzagenda dusobanurira ni kanaka sibyo sawa rero kameze gusa nyine icyo ugenda utekereza cyose njyewe ntacyo musubije icyo wigira byose n'ubundi bizagira mutsindiye kuri muramunga umutima wanjye. harya wowe umpamagariye ibikimana nawe umpamagara igitaraganya nze nirukanka gutya kakajye shaka se nakubeshye mubwije ukuri. hari umukobwa bita Rina sinzi niba umuzi cyangwa utamuzi. nawe nzonze nawe sibyo ariko niba ari umuntu sikaye njyama nkarota Rina aza kuri number 1. ese mufite iyihe plan? mufite iyihe plan? Okay, reka mubwize ukuri. Urabizi uri ishumi yanjye uniga yanjye uzi buri kimwe cyose kuri njyewe. Urumva? Ariko umukobwa bita Rina anifuza nyine ko yaba mama w'abana banjye. Warabikomfirimye se? Ya. none harabura iki? mufashe iki? So rero nakubwije ukuri sibyo cyangwa umbwije ukuri? ya nyine nkubwije ukuri sibyo. Rina ni umukobwa nyine mwiza uryoheye nyine amaso kumureba tu physically nyine uburyo ateye uburyo asa n'uburyo nyine yimereye tu. ubu ngende kubyumva reka ndi kubyumva umwana umbwiye ngo wakomfirimye ararenze. Ya ubwo tubigenze gute? ararenze kuba arenze pe. ariko ndabizi uranena mwana uranena ubwo niba umbwira ati uyu mwana njyewe nawe ararenze nyine nemera. cyaze ikiza cyawe urumva nuko uzi nyine character zanjye ngiye nkunda abakobwa beza bro. So rero umukobwa bita Rina nubwo nyine mukunda byatanje pe abasa nyine nkaho
ari kugorana cyangwa se nyine wenda byampinzemo kubona. So rero sinzi ikintu nakora kugira ngo Marina and KIYO babe gutyo. uburyo baba gutya nibyo ushaka kandi iyo umubwirira abo yuko umukunda ntabwo nyine yitarutse niyo muri kumwe ukamukoraho nyine ntabwo nyine yisana ariko wowe ufite akantu k'ubwoba rero gasenda nakubeshye kurisha yanjye pe kandi nkubwira buri kimwe ntabwo biragera kuri ubu rwego pe kuko nyine ngiye mu by'ukuri ndamukunda nanamwatse nimero nyine samutamu tujya tuvugana ariko kumukoraho nyine bimwe byacu by'abasheni urabizi umutima urakutse ariko ntabwo ndahegeraho pe uranamutinya cyane ndamukubite rero shwadiye ibyo nakamva agatipu njye gukwihera ubwo niyo uzanshimira nyumva ahantu yimukiye narageze nabonye ari ahatanje urumva ndabura umwana gusura muri ghetto umukubita ibikoresho ndabizi uzagura byera umugurira iki namara kurya amaze guhaga ntabwo azabura kugutama gase njyewe urabizi ndi umujere nyine ushyushye kandi maranira icyo nshaka ndabizi nawe ntabwo ujya utinza wumva ikintu bise igikoresho sibyo aricyo gishobora kundisha umwana kuko rega n'umwana ntiyibere bro njye nakora buri kimwe ubwo windabura iki gikoresho ni ikihe ko ngira bizi kitabuze n'amafaranga ubundi nkore gahunda ariko ko ndabizi n'ubundi ukwezi kujya gupfa vuba cyane n'ubu ukuntu bimeze kitagira umwana nawe uri kuri fone ati uzanguramo ryari umwana ndabizi yataguha gahunda niba ari umwana wagushimye urumva namara azakubwira ati njye nzaza wenda wa gatanu wa kane ugomba kuzarara biteguye kugira ku ikintu cyose kiri hariya urumva umwana azaza nawe nareba uburyo buri meze kimeze n'ushaka uzagura ni kimwe ntabwo mentioning ikintu umbwire ngo ni biki ubundi ni iki umukobwa akunda wembwira wereka ndetse ku ntego urumva umukobwa urumva waharambaye watetse hari ugomba kugura amafirige ukaba yarimo bakobwa gukinga amafirige bahitamo mani bro bahitamo bya danje urumva ndabizi ntabwo wateretse umukobwa ushabye mukubita amafirige mukubita amayoga urebe none akatagushaba ibintu byose ni ukugutereta mwana umusuje kunyicara iruhande mbwira ahubwo hakiri kare nshaka ko narindutse nyine nkavuga ati reka nze mbanze muganirizeho gakeya n'iki n'iki muziteze ndabona sigura ko waratinze mwana ariko nawe shasi ibintu wigize uririrwa umbaza isora umubiki kanawe we ndi kumwe n'icyana kumana ndabwira mwana urabona nakibura utangiye kare no kwimana agire ngo kuri pe siga mutarabona kuri musaza wawe mukuru utangiye kare agira ngo ni shashariye saa tanu uri kumwe n'abajene urumva ninjye wakiburira wakiburira niba nakuze se hari ikintu maze iminsi ntekereza kese kandi ni igiki bari ahantu dutuye babisha abaturanyi b'inaha barasakuza twasashatse ukuntu tubava se mwana tukigira ahantu hari kuba nyine twibera nyine muri bwa buzima bwacu zina ariko byabana byiza kubera nyine nanjye barambuwa cyane ok rero tutagiye kure ko nabifate nabi nyine urabizi ko mukunda ndabizi ok today nyine mufite
icyana kiri bonso wari watinze wari watinze kabisa batanga ko ari iteze kubyina ntabwo mana ahubwo nari narategereje narahebye Ewana nyine today mfite icyana kiri bonsore nyine turi guteretana muri iyi minsi nshaka kuza kumuha akanya nyine nanjye ngakiraga byacu so nyine urumva twari twavuganye urumva nk'agasaa 8 n'igice saa 9 akwara umujene wanjye nyine wari wandabuye umanze nitemo nyine ngeno ngo byo turi kere n'iki ngo kugira ngo nyikubitire fo ndashona so rero nyine nshaka ko saa 9 ngibuze ari buze nko kureba abantu tembera nyine ukagaruka nka saa baza kuvangira umuntu yifite gahunda n'umukunzi karibu Peters sebi ni ibicuruzwa ku muntu yo sekretari usigaye nk'ubitaye n'inzoga se none oya kwatinze kwatinze kuva ryari n'inzoga nabisize ahangaha ndi kugira numbuka nabi neza urabona ndi ikigo sanze uri kunywa itabi ngo ni umuntu wese hano nyine ni umushuti wanjye yari yansuye arambwira ngo igiye guhura n'umukunzi bituma nyine ngo kumufata neza mufata ntabwo wamufata neza utanyweye bino bintu se nagira ngo nsuzume ndebe ariko ndabona ari bibi fata neza umukunzi gute se gute ibi uzi ko ibintu byicana ibi urabizi ntabwo ibintu nabimenya gusa nzi ko ari bibi kuko ngiye revo ndiwe ntabwo ari yo kumenya ibintu nazi ibitabi ibiki nanjye urumva nyine yabinsigiye hanyuma aza kugusigira ibi nazi niko kumenya yari yambwiye nyine ngo iyo ugiye guhura n'umuntu akabinywa mbere y'uko muhura ngo muhasho nanjye rero niyo mpamvu nabikoze nagabasa unyihanganire sibyo sheri no amatabi inzoga ejo nisomye ngo umurokore yambwiye ngo uri igiki aka n'ubundi nyine ngenda mwa deperi se mwa bino bintu urumva rega babinywesheje njye sinsanzwe mbiho urumva wambabarira deperi inzoga ntabwo se utakwakiriza iki urashaka kunyakira n'ibi bintu se ibi ngibi nsanzwe mbi nk'ukubizi ibintu byose hano birahari hatabaye n'ibi ngibi hari n'ibindi twakwakiriza ibiki se ubwo ufite hari fanta wowe ugira fanta wowe n'amata arahari utanyweye fanta zuka mu bintu binazi noneho deje uzi ko ndiye no kuza kandi noneho uzi yuko ndi wambesheje ngo kristo umudeperi ariko banshutse bamweshyira ibintu ese ubwo ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe banshutse umuntu ungana gutyo indeshyo yawe banshutse hanyuma umuntu gusiga bino bintu nawe ukajyaho ukanywa ariko wanyihanganira basi nkakwakira umukunzi wanjye ntabyo unyakiramo nizere ko ibyanjye nawe birangire utazongera kuntera isasi ugira ute unsubira urabyumva neza ntabwo wagenda iyo mikino ntabwo njya nyikunda n'undi muntu
umukunziza umuntu wamaye ibimatabi ibiyoga binandukanyije n'umukunzi ndabigenza gutya